Hari ibihugu byubaka amazina yabyo ku butaka bunini, hari ibindi bimenyekana kubera umutungo kamere, ariko rimwe na rimwe amateka ahitamo kwandika igihugu kitari kinini ku ikarita y'isi kuko ahubwo gifite inzozi nini kurusha imipaka yacyo. Mu mutima wa Afurika, hagati y'imisozi itoshye n'ibiyaga bituje, havutse igitekerezo kitari kigamije kwamamaza ubukerarugendo gusa, ahubwo cyari kigamije guhindura isura y'isi ndetse n'uko abantu babonaga igihugu cyose. Ni igitekerezo cyatangiye ari gito nk'imbuto, ariko iyo mbuto yaje kumera irakura, igaba amashami yayo yambuka inyanja agera ku bibuga bikomeye by'umupira w'amaguru ku isi. Uyu munsi amakipe akomeye y'i Burayi yinjiye mu kibuga, amaso ya za miliyoni z'abafana ntareba umupira gusa, ahubwo abona n'ubutumwa bugufi ariko bufite amagambo akomeye. N'ubutumwa bugira buti VISIT RWANDA cyangwa se sura u Rwanda. Ni amagambo abiri hari kagaragara hose ku masitade, ku myenda y'abakinnyi, ku myambaro y'abafana. Ni amagambo atwaye inkuru y'igihugu cyose kiyemeje kutazongera gusobanurwa n'amateka yacyo gusa, ahubwo gisobanurwa n'icyerekezo cyacyo. Ese ni gute igihugu nk'u Rwanda gifite ubuso buto ugereranyije n'ibindi bihugu cyabashije kwicara ku meza amwe n'ibihangange by'umupira w'amaguru? Ese niki cyatumye izina ry'u Rwanda rigaragara ku myambaro y'amakipe akurikirwa n'abarenga miliyari nyinshi z'abantu hirya no hino ku isi hose? Ese ni ukwamamaza igihugu gusa cyangwa ni urugamba rwo kwandika amateka mashya, izina rishya ndetse n'isura nshya ku ruhando rw'isi? Hari abavuze ko bidashoboka, hari ababajije impamvu igihugu cyakoresha amafaranga menshi mu kwamamaza izina ryacyo gusa, ariko ko imyaka yagiye ihita indi gataha, isi yatangiye kubona neza politiki y'u Rwanda. Niba bidashoboka ko twaguka mu mipaka, tuzaguka tunyuze mu bitekerezo bya buri umwe utuye isi, si mu magambo gusa ahubwo no mu bikorwa, kuko u Rwanda rwa gihanga rwamye Rwanda. Uyu munsi izina VISIT RWANDA ntirigaragara kuri Arsenal yo mu Bwongereza gusa iri gusoza amasezerano, ryageze Paris Saint-Germain mu Bufaransa, Bayern Munich mu Budage, rinyura muri Atletico Madrid yo muri Espagne, none rigeze muri Aston Villa, imwe mu makipe ari kuzamuka neza muri Premier League. Buri mukino, buri gitego, buri tsinzi bihinduka urubuga rwo kwamamaza u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ariko buri giti gikomeye kigira imizi kivomerera, buri tsinzi igira intangiriro yayo. Mbere y'uko isi ivuga VISIT RWANDA habanje kubaho igitekerezo, habayeho icyerekezo, habayeho abantu bize neza uyu mushinga, bizera ko igihugu gito gishobora kugaragara ku isi hose. Tugiye gusubiraho byose bisa naho byatangiriye, uko VISIT RWANDA yavutse, uko yakuze, n'impamvu uyu munsi isi yose iri kuvuga amagambo abiri gusa, VISIT RWANDA. Inkuru y'igitekerezo cyahinduye isura y'igihugu, igahinduka ikirango gisingizwa n'isi y'umupira w'amaguru ku isi hose. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho njye mugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho. Hari igihe igihugu gishobora kuba gifite ubwiza budasanzwe, gifite amahoro, gifite abantu bagira urugwiro n'umuco ukungahaye, ariko isi itarigeze ibimenya. Si uko kidafite icyo cyatanga, ahubwo nuko inkuru yacyo itigeze imenyekana. Mu myaka myinshi ishize, u Rwanda narwo rwari ruri muri ibyo bihugu. Mu mutima wa Afurika rwari rwihariye imisozi itatse icyatsi, ibiyaga bitangaje, amashyamba ya kimeza n'inyamaswa zidasanzwe, ariko amahanga menshi ntiyari yarigeze amenya ubwo bwiza butatse u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 igihugu cyanyuze mu mateka ashaririye, ibihe bikomeye, gisa n'igisenyutse burundu, bigaragara ko nta cyizere cy'ejo hazaza. Nyuma yayo inkotanyi zirangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame zafashe igihugu, ibintu byose birahinduka. U Rwanda rwatangiye urugendo rushya rwo kwiyubaka, byasabye ubushake, kwihangana n'icyerekezo. Imihanda yarubatswe, amashuri ariyongera, ubuvuzi butera imbere, umutekano urakomera, ubukungu burazamuka, ubuzima buragaruka, maze icyizere cy'abaturage cyongera kubakwa. Ariko nubwo izo mpinduka zose zagaragaraga imbere mu gihugu, amahanga yafataga u Rwanda muri ya shusho yo mu 1994. Ku muntu utari warigeze agera mu Rwanda, izina ry'u Rwanda kenshi ryibukwaga mu mateka y'ibihe byashize. Bake cyane nibo bari bazi ko muri pariki y'igihugu y'ibirunga haba ingagi zo mu misozi ziboneka hake cyane ku isi. Bake cyane nibo bari bazi ko Nyungwe ari rimwe mu mashyamba ya kimeza ya kera muri Afurika, cyangwa se ko ikiyaga cya Kivu kiri mu biyaga byiza cyane ku mugabane wa Afurika. Ndetse kandi umujyi wa Kigali wari utangiye kumenyekana nk'umwe mu mijyi isukuye kandi itekanye ku mugabane wose wa Afurika, ariko ayo makuru ntiyari yakageze kure nk'uko igihugu cyabyifuzaga. Mw'isi ya none kugira umutungo ntibihagije, ugomba kumenyekana. Igihugu gifite amahirwe menshi ariko kitazwi gishobora kubura abashyitsi, ishoramari n'ubufatanye mpuzamahanga. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bishora imari mu kubaka isura yabyo. Ntibiba byamamaza ahantu gusa, ahubwo biba byamamaza icyizere, amahirwe, umuco n'ahazaza hazima.
u Rwanda narwo rwatangiye kwibaza ikibazo cy'ingenzi: ninde uzabwira isi nkuru yacu? Ese twakomeza gutegereza ko abandi ari bo bavuga u Rwanda, cyangwa se igihe kirageze ngo igihugu kivuga inkuru yacyo kandi mu ijwi ryacyo? Ni ikibazo cyahindutse intangiriro y'igitekerezo gishya, igitekerezo kitari gishingiye ku kwamamaza gusa, ahubwo cyari gishingiye ku kubaka icyizere gishya, ku kubaka ikirango gishya cy'igihugu. Hari hakenewe ubutumwa bworoshye kandi bwumvikana ku muntu uwo ari we wese, aho yaba ari hose ku isi. Ubutumwa bushobora gutuma umuntu ashaka kumenya byinshi, agatekereza ku Rwanda, hanyuma umunsi umwe agafata icyemezo cyo kuza kwirebera u Rwanda. Ariko ikibazo cyakurikiyeho kandi cyari gikomeye kurushaho. Mu isi irimo amarushanwa akomeye hagati y'ibihugu, ni hehe ubutumwa bw'u Rwanda bwari kugera ku bantu benshi icyarimwe? Ni uruhe rubuga rwari guha igihugu amahirwe yo kwigaragaza ku isi hose buri gihe? Abatekerezaga kuri iki cyerekezo barebye kure, babonye ko hari urubuga rumwe ruhuza abantu b'ingeri zose, indimi zose, yewe n'imigabane yose. Urwo rubuga ntirwari inama mpuzamahanga cyangwa se televiziyo imwe gusa. Hari ikintu kimwe gusa cyarushaga byose guhuza isi: umupira w'amaguru. Buri cyumweru miliyoni nyinshi z'abantu zicara imbere ya televiziyo cyangwa se kuri mudasobwa, zigakurikirana amakipe akomeye y'i Burayi. Buri gitego, buri mukino, buri tsinzi na buri munota, byose biba birebwa n'isi yose. Aho niho havutse igitekerezo cyari kigiye guhindura amateka y'ubukerarugendo mu Rwanda. Ni gute igitekerezo cya VISIT Rwanda cyavuyemo umushinga ukomeye winjiza miliyoni nyinshi z'amadolari? Ni ukubera iki bahisemo umupira w'amaguru? Niki cyatumye babona ko ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza yaba igipimo cyiza cyo kugeza VISIT Rwanda ku batuye isi bose? Ibi byose byateguriwe mu biro bya Madamu Claire Kamanzi, wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB mu mwaka wa 2018. RDB niyo yafashe iya mbere mu gutegura gahunda zo kwamamaza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'isesengura ry'amasoko n'uburyo ibindi bihugu byamamaza, havutsemo igitekerezo gikomeye cyo gukoresha amagambo abiri gusa ashobora kumvwa n'umuntu uwo ari we wese aho yaba aherereye hose ku isi. Amagambo abiri agira ati VISIT Rwanda. Mu buryo bworoshye ayo magambo ni ubutumire, ariko mu by'ukuri ni ubutumwa bwagutse kurushaho. Yabwiraga isi ati ntimwumve inkuru zacu gusa, ahubwo nimuze muzirebere n'amaso yanyu. Yari ubutumire bwo gusura igihugu cy'imisozi igihumbi, kureba ingagi zo mu birunga, gutembera pariki z'Akagera, kunyura mu ishyamba rya Nyungwe, kuruhukira ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, no kumenya Kigali, umujyi wa mbere usukuye kandi utekanye muri Afurika yose. Nyuma yo gusesengura uburyo butandukanye bwo kwamamaza, habonetse igisubizo kimwe cyagaragaraga nk'igifite imbaraga kurusha ibindi byose: umupira w'amaguru. Nta yindi siporo ikurikirwa n'abantu benshi nk'umupira w'amaguru. Buri cyumweru abafana babarirwa muri za miliyari nyinshi bakurikira imikino ya Premier League, Ligue 1, La Liga, Bundesliga ndetse yewe n'andi marushanwa akomeye. Aho hose ni hamwe mu hari amahirwe menshi yashoboraga kugeza ubutumwa bwa VISIT Rwanda ku isi hose. Mu mwaka w'2018 u Rwanda rwatangaje amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya Arsenal Football Club yo mu gihugu cy'Ubwongereza, imwe mu makipe azwi cyane ku isi. Iyi nkuru yahise ikwirakwira mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Hari ababifashe nk'ikimenyetso cy'icyizere n'ubutwari bw'igihugu cyifuzaga kwigaragaza ku rwego rw'isi. Hari n'abibajije impamvu igihugu cyafashe icyemezo cyo gushora amafaranga menshi mu kwamamaza izina ryacyo binyuze muri siporo gusa. Nubwo ibitekerezo byari bitandukanye, hari ikintu kimwe kitashoboraga guhakanywa. Ku nshuro ya mbere y'amagambo VISIT Rwanda yatangiye kugaragara kuri buri mukino wa Arsenal. Amashusho yerekanwaga muri screen zo muri stade yerekanaga ijambo VISIT Rwanda. Ntibyarangiriraga gusa, kuko no ku myambaro y'abakinnyi yewe n'iy'abafana hari handitse ijambo VISIT Rwanda. Bikanyura ku mateleviziyo mpuzamahanga, isi yose ibona u Rwanda. U Rwanda rwatangiye kwinjira mu biganiro by'abantu benshi batari barigeze batekereza kurusura na mbere, cyangwa se ngo bagire icyo barumenyaho. Kwamamaza igihugu ntibirangirira ku kugurisha amatike y'indege cyangwa se amahoteli, birangirira ku kubaka amatsiko. Iyo umuntu abonye izina ry'igihugu inshuro nyinshi, atangira kwibaza aho giherereye, icyo gifite n'impamvu kivugwa cyane. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo kubaka icyizere n'inyota yo kugisura, ndetse yewe no kwifuza kugira byinshi umuntu yakimenyaho. Ku Rwanda amasezerano n'ikipe ya Arsenal ntiyari iryo herezo ry'urugendo, ahubwo yari intangiriro. Yabaye ikimenyetso cy'uko igihugu cyari kinjiye mu rugendo rushya rwo kwiyerekana ku isi. Yerekanye ko kwamamaza igihugu bishobora gukorwa mu buryo bushya kandi butandukanye n'ubwari busanzwe bukoreshwa. Nyuma ya Arsenal hari andi makipe akomeye yari agiye kwinjira muri iyi nkuru. Hari andi masezerano yari agiye gufungura imiryango mishya no kugeza izina ry'u Rwanda ku yindi ntera. Mu mwaka w'2019 VISIT Rwanda yageze no mu Bufaransa, aho u Rwanda rwasinyanye amasezerano y'ubufatanye na Paris Saint-Germain, imwe mu makipe akomeye kurusha ayandi kandi akurikirwa cyane ku isi. Icyo gihe Paris Saint-Germain yari ifite bamwe mu bakinnyi b'ibyamamare b'ibihe byose mu mupira w'amaguru nka Lionel Messi de Gote, umunya-Brazil Neymar Junior dos Santos ndetse n'umufaransa Kylian Mbappé. Ibi byatumaga buri mukino wayo ukurikirwa n'ababarirwa muri za miliyoni nyinshi ku migabane itandukanye yose y'isi. Ubu bufatanye bwahaye VISIT Rwanda urwego rwo gukomeza kumenya
kumenyekanisha igihugu ku rwego rw'isi. Buri mukino wa Paris Saint-Germain wabaga amahirwe mashya yo kwerekana izina ry'u Rwanda, buri kamera yerekezaga kuri buri mukinnyi, buri munyamakuru wavugaga ikipe, buri kiganiro cyakurikirwaga n'abafana, byose byabaga amahirwe yo kongera kumvikanisha ubutumwa bwa VISIT Rwanda. Buhoro buhoro ayo magambo abiri yatangiye kumenyekana mu bice byose by'isi. Iyi nkubiri ya VISIT Rwanda ntiyarangiriye mu Bufaransa gusa, ahubwo mu myaka yakurikiyeho u Rwanda rwakomeje kwagura ubufatanye bwarwo rugera no muri Bayern Munich, ikipe ya mbere ikomeye mu Budage. VISIT Rwanda nayo ihashinga ibirindiro bikomeye. Uru rugendo rwakomereje muri Espagne, niho havukiye amasezerano ya Atletico Madrid, ikipe ya mbere ifite amateka akomeye muri La Liga no mu marushanwa y'i Burayi. Ibyo byongeye gufungura undi muryango mushya, bituma VISIT Rwanda ikomeza kugaragara ku rundi rwego, bisa naho VISIT Rwanda irimo yigarurira uburayi bwose. Icyo gihe byari bimaze kugaragara ko u Rwanda rutagishaka gusa kumenyekana mu gihugu kimwe cyangwa se muri shampiyona imwe. Intego yari iyo kugeza ubutumwa bwa VISIT Rwanda ku migabane yose y'isi, binyuze mu makipe afite abafana baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Buri masezerano mashya yabaga nk'intambwe nshya yo kubaka ikirango cy'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2026 VISIT Rwanda noneho yakojeje hagati mu ntozi, ikora ibintu isi yose itatekerezaga ko u Rwanda rwakora. U Rwanda rwatangaje ubufatanye na Aston Villa Football Club, imwe mu makipe afite amateka n'ibigwi bihambaye mu Bwongereza kandi ikomeje kwitwara neza muri Premier League ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga y'i Burayi. Ni amasezerano afite uburemere bwihariye kuko VISIT Rwanda yabaye umuterankunga mukuru w'iyi ekipe, ugaragara imbere ku mwambaro wayo, bituma ikirango cya VISIT Rwanda kirushaho kugaragara neza kuri buri mukino. Mu gihe cyose ikipe ya Aston Villa izajya yinjira mu kibuga, imbere y'ibihumbi by'abafana bari muri stade, yewe n'imbere ya za miliyoni zikurikiye umukino kuri televiziyo, amagambo ya VISIT Rwanda azaba agaragara neza. Ni ikimenyetso cy'uko igihugu gikomeje kwizera ku kubaka izina ryacyo ku rwego mpuzamahanga, ko ari ishoramari rifite agaciro kuruta ahubwo zahabu bwayo. Haba ku myambaro Aston Villa izajya yambara mu kibuga, haba ku myambaro izajya yambara mu myitozo, haba ku mascreen muri stade, amagambo ya VISIT Rwanda azajya bagaragara kuri buri mukino, kuri buri shoti, kuri buri gitego, kuri buri tsinzi, kuri buri celebration. Amagambo VISIT Rwanda ni icengera Matwara u Rwanda rwatangije mu bucuruzi, mu ishoramari, mu bukerarugendo ndetse no mu kwamamaza igihugu ku isi hose. Kwamamaza igihugu ntibivuga gusa gushyira ikirango ku mwambaro, bisobanura kubaka inkuru ishobora gutuma umuntu utarigeze atekereza ku Rwanda rwibazaho, inkuru ishobora gutuma umushoramari arureba andi maso, inkuru ishobora gutuma umukerarugendo afata icyemezo cyo gusura igihugu azi izina gusa. Uko imyaka igenda ishira, VISIT Rwanda ntabwo ikiri amagambo abiri gusa, ahubwo yahindutse ikirango cy'igihugu, yahindutse ubutumwa bwambukiranya inyanja, bugahuza imigabane, indimi n'imico itandukanye, bugasobanurira isi ko mu mutima wa Afurika hari igihugu gifite inkuru nshya yo kubabwira. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzasuzuma neza niba koko amafaranga yashowe muri uyu mushinga wa VISIT Rwanda yaragarutse. Ese u Rwanda rwaba rwarahombye rugatinya kubivuga, cyangwa se ahubwo u Rwanda rwabonye inyungu z'umurengera zituma rukomeza gushora amafaranga menshi ntacyo rwikanga? Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho njye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho.